Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu bwe n'amahoro ye bibane natwe twese. Tugarutse muri cya kiganiro cyacu cyiza cyo kwicungira, cyo gucunga umutungo wacu. Cya kiganiro twigiramo uburyo umukristo yakwimenyereza gucunga neza umutungo afite, gucunga neza amafaranga afite, kubera ko ayabona yamugoye, ayabona yavunikiye. Ntabwo rero yagombye no kuyasesagura, ahubwo yagombye kuyacunga neza, kumenya kuyacunga neza. Umutwe w'amagambo w'ikiganiro cy'umunsi uravuga ngo cunga neza umutungo wawe. Mbese ni ukubera iki ari ingenzi kumenya gucunga neza umutungo? Turabizi ko abantu benshi biyuha kuya kugira ngo bakore cyangwa bakorere ibibatunga. Rero birababaje kugira ngo ubyuke igicuku mu mbeho, mu mvura, ukwezi nikurangira usange udashobora no kwigurira isabune, usange udashobora no kwigurira amavuta yo kwisiga. Niyo mpamvu muri kiganiro ngira ngo turebere hamwe uburyo tugomba kwimenyereza gucunga umutungo, gucunga amafaranga, gucunga n'imitungo twabikijwe yose. Twakwibaza mbese ni ukubera iki tugomba kwimenyereza gucunga umutungo? Turabizi ko iyo mu gice runaka hari ibibazo, usanga ubuzima bwahagaze, usanga ubuzima bwahenze, ibiciro by'amacumbi bikazamuka, ibiribwa bikazamuka, ibinyobwa bikazamuka. Bitwara bibonye mu bihe bya covid, twabonye ko ibiciro byose byahise bizamuka. Umuntu wari warashoboye gucunga umutungo we neza, ntabwo ibyo byamugizeho ingaruka. Tuzi ko nanone hakunze kuba ihungabana ry'ubukungu hirya no hino ku isi, rituma abashomeri biyongera, bigatuma ubuzi bugabanuka, ndetse inganda zimwe na zimwe zigenda zifunga, abantu bagataha bakajya iwabo bakicara mu rugo nta kazi bafite. Ariko iyo bagerageje gushyira udufaranga ku ruhande, bashobora kubaho neza muri ibyo bihe bibi bategereje kubona akandi kazi. Indi mpamvu igomba gutuma tumenya gucunga umutungo ni uko tuzi ko rimwe na rimwe igihe haza ibiza, biza bikadutwara amazu, biza bigatuma ibikorwa remezo byangirika, imihanda n'ibindi byose bikabisenya, mbese bigashyira abantu benshi mu bukene. Ibyo byose ni ibintu bituma umutungo, ni ibintu bituma ibiciro bizamuka, maze iyo utashoboye kuzigama, iyo utashoboye gucunga umutungo wawe neza, ibihe nk'ibyo birakugora. Icyo twagombye kumenya ni uko iyo usanzwe ukoresha neza amafaranga, kuyacunga mu gihe ibintu byabaye nabi birakorohera, iyo usanzwe warimenyereje gukoresha neza amafaranga. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 6 ku murongo wa 8 haratubwira ngo niba dufite ibyo kurya, imyambaro naho kuba, tuzanyurwa n'ibyo. Iri jambo narikomeje kuritekerezaho cyane, ijambo ryitwa kunyurwa no kwifuza. Mbese kunyurwa ni iki? Kunyurwa ni ukwifuza bike. Twabona ibyo dukeneye uwo munsi tukumva ko bihagije, ibyo ni iby'ingenzi, tukumva ko ari iby'ingenzi, cyane cyane mu gihe ubukungu bwifashe nabi. Kunyurwa bisaba koroshya ubuzima. Kunyurwa bisaba gukoresha neza amafaranga make dufite. Kunyurwa biradusaba kutabaho mu buryo burenze ubushobozi bwacu dufite. Kuko iyo tubaye mu buryo burenze ubushobozi bwacu dufite, byongera ibibazo, ugasanga ntidushoboye kunyurwa, ugasanga dutangiye kurarikira iby'abandi. Muri ibi bihe bigoye, ubukungu bwifashe nabi, intambara hirya no hino muri Ukraine, tuzi ko intambara muri Ukraine yatumye ibiciro bizamuka, ndetse intambara zo mu biyaga bigari zatumye ibiciro bizamuka muri ako gace. Mbese muri bihe ibintu byifashe nabi, nibwo twagombye kwimenyereza gucunga umutungo wacu neza. Mbese twakora iki kugira ngo dushobore gucunga umutungo wacu neza? Ikintu cya mbere, tugomba kugabanya amafaranga dukoresha. Amafaranga dukoresha twagabanya dute? Amafaranga dukoresha
tugomba kugabanya, cyane kugabanya amafaranga dusohora. Tugomba kwirinda kugura ibintu tubiteye gusa nuko haje ibigezweho. Tugomba kwirinda kugura ibintu tubitewe nuko abagenzi bacu twabonanye ibintu bimeze nkabyo, twabonanye ibintu by'agaciro, tukifuza natwe kugura ibintu bimeze nkabyo. Tugomba kwimenyereza gusimbura ibikoresho byo mu nzu ariko tubona ari ngombwa koko, ariko tubona bitagikora, byarapfuye, mbese ntacyo bikitumarira. Nibwo tugomba gufata ingamba tukavuga tuti iki gikoresho tugiye kukizigamira kugira ngo mu gihe runaka tuzagisimbure. Buri wese agombye kwibaza ati mbese ni ngombwa ko ngura imodokari? Mbese aho mperereye imodokari irakenewe koko? Mbese nta bisi zihanyura? Mbese nta tramway zihanyura mu batuye mu bihugu birimo za tramway? Mbese nta za train zihanyura? Mbese imodokari imariye iki? Mbese ndayikenera mu buzima bwa buri munsi? Ese aho kugura imodokari, icyo imodokari kunkorera igare ntiryagikora, ipikipiki ntiyagikora? Ibyo byose tukareba, umuntu akabanza yibaza niba ari ngombwa koko icyo kintu agiye kugura, niba gikeneye koko mu buzima bwe bwa buri munsi. Nyuma yo kwibaza n'icyo kintu gikenewe, ukareba no mu mufuka wawe ukavuga ati mbese nazigamye angahe yashobora kugura iki gikoresho? Ese aho singiye kwishyira mu myenda nazivanamo? Aha turasabwa rero nanone kwimenyereza guteganya uko tuzakoresha amafaranga. Bibiliya mu gitabo cy'imigani ku gice cya 21:5 iratubwira ngo ibyo umunyamwete atekereza bizana ubukire, ariko ubwira bwinshi bwiriza ubusa. Rero bene data bashiki banje, tugomba kwimenyereza guteganya uko tuzakoresha amafaranga, bizatuma tudakoresha arenze ayo twinjiza. Kwimenyereza uko tuzakoresha amafaranga bizatuma tudakoresha arenze ayo twinjiza. Tugomba kubanza tukamenya amafaranga twinjiza mu kwezi, noneho tukandika ibyo dukenera buri kwezi, tukareba niba ari cyo twahindura kidakenewe koko, kidafite akamaro. Mbese ibi niba ngura umufuka w'ibirayi w'ibiro 20, ibiro 10 bikabora kubera ko ntashoboye kubirya, ubwo ni ukuvuga ko ntakeneye ubutaha kuzongera kugura umufuka w'ibirayi w'ibiro 20, ngomba kugura ibiro 10 gusa ko nibyo ngenera. Ubwo aho ngaho ubugabanije ayo usohora kubera ko uyasohora mu byo udakeneye. Ikindi cya gatatu, tugomba kwirinda amadeni, tukamenya kuzigama. Tugomba kwandika ukuntu tuzagabanya amadeni. Niba dufite amadeni 10, tugakora urutonde rw'ayo madeni, tukandika uburyo tuzayagabanya. Mbese tuzahera kuri edeni, ni edeni ryihutirwa, ni edeni ribabaje. Niba bishoboka tukirinda amadeni burundu, ahubwo tukaja tugerageza kuzigamira icyo twifuza kuzagura mu gihe runaka. Ndifuza kuzagura frigo umwaka utaha. Frigo igura 300 by'amanyarwanda, igura amayero 300. Abasi amayero 300 mu mwaka nabanyashize ku ruhande gute? Ugatangira gushyira ku ruhande amayero 20, 30, 40, umwaka ukazaja kurangira umaze gushyira ku ruhande ayo uzagura frigo. Ikindi cy'ingenzi ni uko tugomba kuba abanyamwete, tugakora, tugakunda. Bibiliya mu gitabo cy'imigani igice cya 14:23 haratubwira ngo umurimo wose utera inyungu, ariko amazimwe y'ururimi atera ubukene agatubya. Rero turasabwa gukorana umwete, turasabwa gukunda akazi, kuko ibyo tuvuga byo kuzigama ntiwazigama ayo utakoreye, ntiwazigama ayo utinjiza. Rero jya ukunda akazi,
nubwo akazi ukora akenshi aba atari ako wifuza, ujye wibuka ko kakwinjiriza kandi ko kagutunze, ukubahe, wihatire gukorana umwete kandi ube umuntu wizerwa, ube umuntu w'ingirakamaro ku kazi. Ibyo bizatuma uguma ku kazi kawe igihe kirekire, kandi nunakavaho bizatuma ubona kandi kazi vuba, kubera ko uzaba ufite CV itanduye. Rero Uwiteka duhire kandi adushoboze gushyira mu bikorwa ibi twumva muri iki kiganiro, kugira ngo dukomeze tube ibisonga byiza, ari ibisonga byiza by'umuryango, ari ibisonga byiza by'igihugu, n'ibisonga byiza by'ibyo Imana yaturagije hano kuri iyi si. Rero Uwiteka duhire kandi adushoboze. Reka dusenge Imana mbere yo gutandukana. Uhoraho Data ukomeye, turagushimye, turaguhimbaje ko ari wowe utanga ubwenge, kandi tudafite ubwenge utanga ntabwo twashobora kuba ibisonga byiza mu byo waturagije. Ngaho dushoboze aho tudashoboye, kandi uje udufata akaboko, utuyobore, uduteze intambwe, kugira ngo buri munsi ku wundi tujye dutera intambwe kugeza ubwo tuzagera ku gihagararo cya Kristo. Icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose, haba mu butunzi bwacu, haba mu mirimo dukora. Icyubahiro kibi cyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu nsabye, amen.